Bene data muri Kristo Yesu, ndabasuhuje aho muri hose ngo ubuntu n'amahoro atanga bibane n'umuntu wese. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza iri mu nzu y'ibitabo. Hashize imyaka myinshi hashyizwe ahagaragara igitabo kivuga iby'amateka yitwa Uwahowe Imana w'i Katakombe, inkuru ya Roma ya kera. Muri Mutarama 1876 abari mu bwato bw'Abanyamerika babuvuyemo nyuma y'inkubi y'umuyaga yari kirimbuzi. Umuyobozi w'ubwo bwato, Kapiteni Richard Roberts, yakuyemo igitabo cyatwawe n'umuhungu we, hanyuma kiza gushyirwa ahagaragara mu byiringiro ko gishobora gukoreshwa n'Uwiteka kugira ngo kidufashe kuzirikana iby'abera ba mbere bihanganiye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo muri rimwe mu matoteza ya Roma pagani yakorewe Abakristo mu bugome bukabije kandi buhanitse cyane. Ako karengane kazisubiramo, ibyo turabizi, kuzageza ku mperuka y'ibihe, kandi by'umwihariko ku ngoma y'ubwami bwa Roma ivuguruye. Abantu bose rero bashobora kuzungukira byinshi mu gusoma iki gitabo, abizera n'abatizera, abakuru ndetse n'abatoya. Marcellus, umusirikare ukomeye mu ngabo zarindaga umwami w'abami Decius, umwami yamuhaye mission yo gushakisha Abakristo aho bihishe hose ndetse no kubatsemba, cyane cyane abari Katakombe, kuko niho hari harananiranye, harabaye inshoberamahanga. Ubwo yahabwaga iyo mission ntabwo yishimye, ariko yarumviye. Ubwo yatangiraga iyi mission byatumye amenya Abakristo abari bo. Uko abamenya agenda amenya n'ukuri bizera, aza no kukwemera, maze uwahigaga ahinduka umuhigo. Nkimara gusoma iki gitabo nasanze ari ingenzi ko kigera ku bantu benshi, cyane cyane abakiri bato, ngo nk'uko igitabo cy'umugenzi cyahinduwe mu ndimi nyinshi kigasakara mu ngo nyinshi z'Abakristo, ngo abe ari nako iki gitabo Uwahowe Imana w'i Katakombe gitura mu ngo nyinshi za Gikristo ndetse no mu mitima yacu. Impanuro yahawe itorero ry'Isimuruna inareba igisekuru cyacu igira iti: ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Byahishwe igice cya 2:10. Amaraso y'abahowe Imana bo mu Burusiya, mu Burayi bw'ubuvazuba, mu Bushinwa no mu bindi bihugu byinshi aratakira mu butaka nk'umuburo ku Bakristo bose bo ku isi. Ndetse iki gitabo gitangira n'amagambo ari mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15:32 agira ati: niba nararwanye n'inyamaswa muri Efeso nk'uko abantu bamwe babigenza, byamariye iki niba bapfuye batazazuka? Iki gitabo cyuzuye ibyiringiro by'umugisha, ubuntu bwa Yesu bukorera mu mutima w'umunyabyaha, ubutwari n'ishyaka by'urukundo rw'uwadukunze akatwitangira kandi uri hafi kuza. Ndashima cyane uwahinduye iki gitabo mu Kinyarwanda agikuye mu rurimi rw'Igifaransa, Muhire Theobald, wamufashije kugikorera ikosora mbere yuko kijya ahagaragara, Ndindabahizi Yefta, ndetse n'abandi bakomeje kugisakaza no kugigeza kuri benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndagushimiye wowe uzafata umwanya ukamenya inkuru nziza iri muri iki gitabo kandi ukakimenyesha n'abandi. Njye wakiguteguriye mu majwi nitwa Ellen. Imana iduhane umugisha twese. Igice cya mbere: Ikorize. Korize ni imwe mu nyubako z'aho Abanyaroma bishimishirizaga cyangwa amphitheater. Wari umunsi w'ibirori bikomeye i Roma. Umubare munini w'abantu benshi baturutse imihanda yose baje bose bafite umugambi umwe. Baterera umusozi wa Capitol
barenganya ihuriro, banyura ku ngoro y'amahoro, ku nkingi y'intsinzi ya Titusi ndetse n'ingoro y'umwami w'abami. Bakomeza inzira bagera kuri Korize, binjiriye mu marembo magana y'inyubako maze bakwiragira muri iyo nyubako. Aho hari agakino gatangaje kaberaga imbere y'amaso yabo. Mo hasi, ikibuga kinini cyaberagamo imikino cyari cyagutse, kizengurutswe n'uruhererekane rw'ibyicaro byasumbanaga mu butumburuke, bikagera ku gasongero k'urukuta rw'inyuma aharenga metero 30 z'ubuhagarike. Ahantu hose hasabagijwe n'uruvunganzoka rw'abantu b'ingeri zose ndetse n'imyaka yose. Iteraniro ryagutse cyane nk'iryo ryahujwe muri ubwo buryo bagaragaraga nk'imirongo miremire mu masura akakaye, bazamutse mu bihande bikurikiranye mu mwerekano utarigeze ukorwa ahantu hose, kandi byateguwe gutyo kugira ngo bishyiremo ubwoba mu mutima w'ubireba. Abantu barenga 100,000 bari bahurijwe aho, basabwe n'imbamutima imwe kandi bashishikajwe no gukunda ikintu kimwe gusa. Yari inyota y'amaraso yari yabakururiye aho, kandi nta wabona ubusobanuro buteye agahinda kenshi kandi busharira yavuga ku ngoma y'ubwibone ya Roma y'icyo gihe nk'ibyaberaga aho hantu. Aho habaga hari ingabo zabaga zararwanya intambara zo mu mahanga kandi bamenyereye ibikorwa by'ubutwari, nyamara ntacyo babonaga cyababyukiriza umujinya mu gihe gukandamizwa n'ibikorwa by'ubugwari byerekanirwaga imbere yabo. Abanyacyubahiro bo mu miryango ya kera babaga bari aho, ariko ntibigeraga babona muri ubwo bugome bwa kinyamaswa icyasha ku busugire bw'igihugu cyabo. Abacurabwenge, abasizi, abatambyi, abayobozi, abashyizwe hejuru ndetse na rubanda rugufi bose bicara muri iyo myanya, ariko urwamo rw'abanyacyubahiro rwari rukomeye kandi rutyaye nk'urwa rubanda rugufi. Ese ni ibihe byiringiro byari bisigaye i Roma mu gihe imitima yose y'abantu baho yari yarirunduriye mu bugome ndetse n'ikandamiza rya kinyamaswa? Ku ntebe yari iri ahirengeye, yari mu gice cyagaragaraga cyane cy'inyubako y'aho Abanyaroma bishimishirizaga, hari hicaye umwami w'abami Decius. Hafi yaho abavuga rikijyana bo mu Banyaroma bari bateraniye. Muri abo hari itsinda ry'abayobozi bakuru bo mu basirikare bakuru bo mu gice cyihariye kirindi bwami, banengaga mu mwuka w'ubwiyemezi ingingo zitandukanye z'ibyakorerwagaho muri iyo myidagaduro nkinamico. Urwenya rwabo rwinshi, umunezero wabo n'imyitwarire yabo byatwaraga intekerezo z'abari babegereye. Imyiyerekano myinshi ibanza yari yamaze gukorwa, ubu noneho intambara yari itangiye. Imirwano myinshi y'imbonankubone yari yarabaye, kandi myinshi muri yo yari yarateje akaga. Hagiye habaho inyungu zigiye zitandukanye bitewe n'ubutwari cyangwa ubuhanga bw'ababaga barwana. Intego y'ibyo bakoraga yari ukugera ku cyazamura ipfa ry'ababitegerezaga ngo bagire ibyishimo bihanitse kandi babuzuzemo ubwuzu bugurumana bw'ibikorwa bishishikaje cyane byari bigiye gukurikiraho. Umugabo umwe by'umwihariko yari yatwawe n'ibyishimo n'amashyi yakomwaga n'iyo nteko. Yari umunyafurika wo mu gihugu cya Mauritania, mu gihagararo no mu mbaraga zidasanzwe, ariko kandi n'ubuhanga bwe bwanganaga n'imbaraga ze. Yakoreshaga inkota y'ingufi mu buhanga butangaje, kandi yari yishe abari bahanganye nawe bose kugeza ubwo. Kuri ubu
yarahanganye n'indwanyi yatorejwe gushimisha abantu yo muri Batavia, umuntu bari bahwanye mu gihagararo no mu mbaraga. Ikinyuranyo abarwanyi bombi bagaragazaga cyari gitangaje. Umunyafurika yari igikara, afite umusatsi ugaragara cyane uzingazinze n'amaso yera. Umubatave we yari afite isura ikeye, umusatsi w'umuhondo n'amaso yijimye. Byari bigoye kuvuga uri butsinde uwo ari we, cyane ko bari bahuje neza muri byose. Ariko kuko uwa mbere yari yarwanye umwanya munini, abantu bibwiraga ko byibuze ari we ufite amahirwe. Ubwo intambara yatangiranye umwete mwinshi n'ubutwari kuri buri ruhande. Umubatave yakubitaga biteye ubwoba, undi akamukinga bya nyabyo. Umunyafurika yarihutaga kandi arakaye, ariko ntacyo yashoboraga gukora ku bwirinzi butuje kandi bwitonze bw'uwo bari bahanganye. Amaherezo ikimenyetso cyaratanzwe, urugamba rurasubikwa, maze abarwanyi barajyanwa, bidatewe n'ubuntu bagiriwe cyangwa gushimwa, ahubwo kubera ko abaringanizaga iyo myiyerekano babaga bazi neza uburyo butangaje bwo guhaza irari rya rubanda rw'Abaroma. Byumvikanishijwe neza ko bazagaruka mu kibuga bundi bushya. Hanyuma umubare munini w'abagabo bazanwa mu kibuga. Aba bari bitwaje inkota ngufi. Ako kanya bahita batangira igitero. Ntabwo yari amakimbirane hagati y'amatsinda abiri, ahubwo yari intambara rusange, aho buri muntu yibasira mugenzi we. Amakimbirane nk'aya yamenaga amaraso menshi, maze bigahuruza abantu cyane. Intambara nk'iyi yahoraga irimbura umubare munini cyane w'abarwanyi mu gihe gito cyane. Ikibuga cyaberagamo amakimbirane y'urujijo ruteye ubwoba. Abagabo 500 bafite intwaro bari bacitse intege, barwaniraga hamwe nk'abatazi ibyo barimo. Ibihe bimwe birundiraga hamwe bakegerana cyane, mu bindi bihe bitandukanyaga bababazanya, maze bagashwiragira umwe arwana n'undi. Ubwo ahaberaga urugamba hakaba ikirundo kinini cy'intumbi. Nyuma yaho abarokotse bateranaga uburakari butagereranywa, maze umwe akarwanya undi. Ubwo intambara zitandukanye zigakwira impande zose, abatsinze nanone bakihutira kwishora mu bitero bishya, kugeza igihe abarokotse ba nyuma nanone bongeye guhurira mu mirwano y'umubyigano ujijishije. Amaherezo imirwano igacogora. Muri 500 hasigaraga nk'ijana gusa, kandi babaga bananiwe ari n'inkomere. Ikimenyetso cyongeye gutangwa, maze abagabo babiri bisimbukira mu kibuga, maze bigabanya mu mpande zombi z'iyo mbaga. Abo bari wa Munyafurika n'Umubatave. Bari bafite imbaraga nk'abavuye mu kiruhuko, bagwa gitumo. Izo ngorwa zananiwe zari imbere yabo, batari bagifite akuka ko guhuza imbaraga zo guhangana, habe ngo babasha no kwirwanaho. Ubwo hahinduka ibagiro. Ibihangange bibiri byicaga nta kubabarira abari iburyo n'ibumoso, kugeza bahagaze bonyine mu kibuga. Maze ubwo urufaya rw'amashyi rw'iyo mbaga itabarika rumanuka mu matwi yabo rumeze nk'urusaku rw'inkuba. Noneho izo ndwanyi zombi ziba zirasumiranye, kandi bundi bushya umwe ku wundi, maze bihita bikurura ababarebaga, mu gihe imirambo y'abakomeretse n'abahiciwe yakurwagaho. Iyo ntambara yari ikaze nk'iya mbere kandi bisa neza. Umunyafurika yari afite umwete, mu gihe Umubatave we yabyitonderaga. Ariko hanyuma uwa mbere yamugabyeho igitero gikomeye. Umubatave aba nk'umuhutaje, maze agarutse amukubita nk'umurabyo.
Umunyafurika yahise agwa ikijyanyuma kandi inkota ye igwa ukubiri nawe, ariko kandi yari yakererewe cyane kuko umwanzi we yahise amukubita ukuboko kw'ibumoso. Igihe yagwaga humvikanye urusaku rw'ibyishimo rw'abantu 100,000, ariko iryo ntiryari iherezo, kuko mu gihe uwatsinze yari ashikamiye uwahohotewe, abafasha bahise babasimbukira baramukurura. Icyakora Abanyaroma bari babizi, kandi uwo wakomeretse nawe yari abizi ko atari impuhwe agiriwe, gusa yari azigamiwe ikizamubaho nyuma, ariko bikazaba nta kabuza. Marcellus we, umubatave n'umurwanyi w'umuhanga, niko umuyobozi mukuru wari ukiri muto yabwiye umwe mu bagenzi be wo muri rya tsinda twavuze. Undi aramusubiza ati, yego rwose Rukurusi we, ntabwo ntekereza ko nigeze mbona indwanyi nziza. Mu by'ukuri bombi uko ari babiri bari hejuru y'ibisanzwe. Nanone hano hari umugabo mwiza. Ninde? Ni umurwanyi Maseri. Ndatekereza ko ari mwiza cyane, naba narigeze mbona. Numvise bamuvuga. Urizera ko ari burwana uyu munsi? Niko nabyumvise. Ikiganiro kigufi cyarogowe n'ijwi rirenga ryaturutse kuri Vivarium, ahantu inyamaswa zo mu gasozi zari zifungiwe. Rwari urusaku rukaze kandi ruteye ubwoba, nk'inyamaswa z'inkazi cyane zivuga ziri ku muhigo iyo zishonje, zifite uburakari bukabije. Bidatinze ibihindizo by'ibyuma byazamuwe hejuru, maze ingwe ibisesekaye mu kibuga. Yari yo muri Aziya, aho yari yarakuwe mu minsi mike yari ishize. Yari yararetswe imara iminsi 3 itagaburirwa, maze uburakari bukaze n'inzara itewe no gufungwa byari byariyongereye cyane, mbese byari biteye ubwoba kubyitegereza. Yakubitaga umurizo izenguruka ikibuga cyose, yitegereza abayishungera n'amaso yayo atukura nk'amaraso. Ariko bidatinze ibitekerezo byabo biba byerekeje ku kindi kintu gitangaje. Ku ruhande rumwe hari umugabo wahise asunikirwa muri icyo kibuga. Nta yindi ntwaro yari afite, ahubwo yari yambaye ubusa nk'izindi ndwanyi zose, keretse gusa akenda kari kazengurutse mu rukenyerero. Yari yitwaje inkota ngufi isanzwe mu ntoki, agenda atera intambwe yerekeza hagati mu rurwaniro. Amaso ye yari ahanzwe kuri uyu mugabo. Amaso yose yari ahanzwe kuri uyu mugabo. Maseri, Maseri. Iryo zina ryahererekanijwe umunwa ku wundi mu bari aho bashungereye. Ingwe yahise ibibona, maze itangira guhuma mu ijwi rito. Maseri yahagaze adashikagurika, atumbira inyamaswa, maze izamura umurizo igukubita mu kirere kuruta mbere hose, ahubwo yihuta imusanga nk'ibonye umuhigo. Ntiyazuyaza isimbukira yandwanye, ariko Maseri yari yiteguye. Yayikatiye ibumoso nk'umurabyo, ingwe iramuhusha, ihita yikubita hasi, nawe bayicumisa inkota mu mutima. Yayitikuye byo gupfa. Inyamaswa iteye ubwoba ubwo ibitangiye guhinda umushyitsi uhereye ku mutwe ukageza ku birenge, itangira kwiyegeranya, maze itaka buheruka nk'aho ari ijwi ry'umuntu, ubwo ibirambaraye hasi. Amashyi y'imbaga ameze nk'urusaku rw'inkuba yahise arangirana mu kibuga hose. Marcellus nakamo ati, biratangaje cyane, sinigeze ngeraho mbona uwahwana na Maseri. Nta gukekeranya, ubuzima bwe bwabaye kurwana gusa, niko inshuti ye yamusubije. Ariko mu kanya bahita batwara umurambo wa Yangwe, kandi bongera gukangurwa no kumva kunyeganyezwa kw'ibyuma bahindiza byakingurwaga.
Kuri iyo nshuro noneho yari intare. Yigira imbere buhoro buhoro kandi ikebaguza impande zose ntitunguwe. Mu moko y'intare niyo yari nini cyane, ifite umubyimba uteye ubwoba, kandi yari yararindiwe kuzasakirana n'umwanzi mu rwego rwo hejuru. Yasaga n'ugiye gusakirana n'inyamaswa ebyiri zimeze nk'ingwe yari yayibanjirije. Iruhande rwayo Maseri yari ameze nk'akana. Intare yamaze igihe yicishwa inzara, ariko ntiyerekanye uburakari nk'ubwa yangwe. Yahuranye ikibuga, ikubita hirya no hino nk'ishaka aho yamenera. Imaze kubona aho hantu hose hafunze, yikubura igaruka rwagati, maze irunama iratontoma n'urusaku rwo hejuru cyane rukomeye cyane, rurangirana ku buryo amabuye aremereye yubatse sitade yatigitaga. Maseri ntiyigeze ahungabana. Imikaya yo mu maso ye ntiyigeze itigita. Akomeza umutwe neza, ahugutse, kandi afashe inkota ye yiteguye. Amaherezo intare iramuhindukirira rwose. Inyamaswa yo mu gasozi n'uwo mugabo bahagarara bacungana imbonankubone. Ariko indoro ituje yo kwihagararaho y'uwo mugabo yasaga n'iyuzuza iyo nyamaswa uburakari, itangira gusubira inyuma, ubwoya bubengerana n'umurizo uhagaze, maze izunguza umugara wayo yitegura gusimbuka guteye ubwoba. Iyo mbaga yari yatwawe bikomeye. Aho mu by'ukuri hari umwiyerekano ubereye kuwitaho. Mu isura yijimye y'intare isimbuka igana imbere, ariko nanone mu miterere y'uwo murwanyi akora uko yamenyereye, asimbukira ku ruhande kandi arakubita. Iyo nshuro inkota ye yahushije urubavu rw'intare, maze intwari imuva mu kiganza iragwa. Intare yakomeretse byoroheje, ariko uko gukubitwa kwayizamuriye ubukana bukabije cyane. Uko byari bimeze kose, Maseri ntiyigeze atakaza ubushizi bw'ubwoba bwe muri icyo gihe giteye ubwoba. Nta ntwaro namba afite, ahagarara imbere y'inyamaswa ategereje igitero cyayo. Intare imusimbukira inshuro nyinshi, ariko buri nshuro uwo murwanyi akazibukira, agakebereza mu buryo buromboreje yerekeza intare aho intwaro ye iri. Nuko arayifata, maze afite inkota ye nk'intwaro y'indahemuka ategereza gusimbuka guheruka kw'intare. Intare yiterera nka mbere, ariko kuri iyo nshuro Maseri ayibara neza, acengeza inkota mu mutima w'intare. Inyamaswa kabutindi iragwa, yuzuye ububabare bukabije. Yarahagurutse yiruka, yambukiranya ikibuga, maze itontoma ubuheruka ipfira mu marembo aho yari yinjiriye. Ubwo Maseri yahise ajyanwa, maze wa mubatave yongera kwigaragaza. Abanyaroma basabye ibintu bitandukanye. Ingwe ntoya yarekuriwe umubatave arayitsinda, noneho ashumurizwa intare. Iyo yari inyamahane by'indengakamere, nubwo yari ifite igihagararo gisanzwe. Byagaragaraga ko umubatave adahwanye na Maseri. Intare yaramusimbukiye maze arayikomeretsa, ariko iyindi nshuro igarutse ifata uwo bahanganye imucamo ibice. Ariko Maseri bongeye kumugarura, yica iyo ntare bimworoheye. Ariko mu gihe Maseri yari aho akomerwa amashyi y'urufaya, hari umugabo winjiriye ku rundi ruhande. Yari umunyafurika. Ukuboko kwe ntikwari kwigeze gupfukwa, ahubwo yari akwizamuriyeho kuzuye amaraso. Atambuka bimugoye, agenda yerekera Maseri ahungabana. Abanyaroma bari bazi neza ko yoherejwe aho ngo yicwe. Uwo munyabyago nawe yari abizi, kuko
uko akegera uwo bari bagiye guhangana, yahise ata hasi inkota ye kandi ataka nk'uwihebye ati, nyica vuba maze ushyire iherezo ku mibabaro yanjye. Maze bose batungurwa no kubona Maseri asubiye inyuma kandi akajugunya inkota ye. Abashungerezi barebana kumiro, bongeye gutungurwa ubwo Maseri yahindukiriraga umwami w'abami maze arambura amaboko ararangurura ati, mwami w'abami Augusto, ndi umukristo. Nzarwanya inyamaswa zo mu ishyamba, ariko sinzazamurira inkota ku muntu mwene data. Nahitamo gupfa ariko sinakwica. Ku bw'ayo magambo kujujura gukomeye kuriyongera. Avuze ngo iki? Niko Maserusi yabajije umukristo, ibyo byaje bite? Rukurusi aravuga ati, numvise babivuga ko ashobora kuba yarasuwe muri kasho ye na bamwe muri bya bivume by'abakristo, kandi ko yifatanije n'agatsiko kabo gasuzuguritse kagizwe n'abantu babi batagira agaciro muri rubanda. Byashoboka cyane rwose ko yaba ari umukristo, kandi ngo yakundaga gupfa, kandi ngo yakunda gupfa aho kwemera kurwana. Ubu ni bwo buryo abo baka bakoramo. Gutungurwa gutyo byateye kurakara kwa rubanda nyamwinshi, batewe ipfunwe no kubona uwo murwanyi woroheje abatenguha bene ako kageni. Abunganizi batangiye kureba icyo bakora. Intambara yagombaga gukomeza. Niba Maseri atarifuzaga kurwana, yagombaga kwirengera ingaruka. Ariko yagaragaje ko ashikamye, adafite intwaro, yerekeje kuri wa munyafurika, uwo yabashaga kwicisha igipfunsi gusa. Isura y'uwo munyafurika yabaye nka dayimoni. Gutungurwa, ibyishimo n'intsinzi byamurikiye mu ndoro ye yari iteye ubwoba. Afata inkota ye akomeje ayitikura Maseri mu mutima. Mwami Yesu, akira umwuka wanjye. Amagambo yarengewe mu maraso yatembaga ari menshi, maze uwo muhamya wa Kristo uciye bugufi ariko utinyutse ava ku isi yiyunze ku ngabo z'icyubahiro z'abahowe Imana. Hariho ibikorwa byinshi bitangaje bimeze nk'iki? Niko Mariserusi yabajije. Ni byinshi. Igihe cyose abakristo bagaragaye, bazarwanya inyamaswa uko zangana kose. Abakobwa b'inkumi bazaza basakirane n'intare n'ingwe, ariko nta n'umwe muri aba basazi uzarwana n'abantu. Rubanda rwatengushywe mu buryo bushaririye na Maseri. Niwe wari mwiza cyane mu barwanyi bose, maze ahindutse umukristo, yakoze nk'umusazi. Mariserusi aravuga ati, rigomba kuba ari iyobokamana ritangaje rishobora kugenza rityo umurwanyi woroheje. Uzagira amahirwe yo kuryiga inaha ngaha hejuru. Gute? Ntiwabimenye? Ushinzwe kuvumbura bamwe muri abo bakristo baramanutse bajya muri katakombe, kandi bagomba gukurikiranwa. Natekerezaga ko bafite ibibahagije. 50 batwitswe iki gitondo, kandi abagera mu 100 baciwe imitwe mu cyumweru gishize, ariko n'ay'ubusa. Buzuye mu mujyi. Umwami w'abami yahisemo kugarura idini rya kera. Kuva aho abakristo bagaragariye, ubwami bwatangiye gucika intege. Niyo mpamvu umwami w'abami yahisemo kubatsemba. Ni umuvumo, kandi bagomba guhigwa bukware. Imbere gato uzabisobanukirwa. Mariserusi aravuga yoroheje ati,
maze igihe kirekire bihagije ntari i Roma ngo mbimenye, kandi sinsobanukiwe icyo abakristo bizera mu by'ukuri. Ibyaha hafi ya byose nibo biryozwa. Uko biri kose, niba ibintu bimeze nk'uko ubivuga, nzagira amahirwe yo kubimenya. Ariko ako kanya habayeho ikindi gikorwa cyabakururiye kucyitaho cyane. Umusaza yinjiye mu kibuga, yarububaga kandi umusatsi we wereranaga nka feza, wagaragazaga ubukure bwe. Kugaragara kwe kwakiriwe n'induru z'agasuzuguro bamukwena, nubwo isura ye yuje icyubahiro n'inyifato ye ibereye byabakanguriraga kumwubaha. Uko amajwi y'ibitwenge byo kumuhutaza n'urusaku rudafite gahunda rwo kumukwena byamugwaga mu matwi, yazamuye umutwe maze avuga amagambo make. Uriya ninde? Niko Marcellus yabajije. Ni Alexandre, umubwiriza w'agatsiko ka gikristo gateye ishozi. Yarinangiye ku buryo atazasubira inyuma. Mutuze, niko yavuze. Umusaza aravuga ati, Banyaroma, ndi umukristo. Imana yanjye yarampfiriye kandi nishimiye gutanga ubuzima bwanjye ku bwayo. Induru n'imivumo by'imbaga y'abantu badafite impuhwe byapfukiranye ijwi rye. Mbere y'uko umutuzo ugaruka, ingwe 3 zaraje zisimbuka zigana aho ari. Yipfumbatisha amaboko yombi maze atumbira ku ijuru. Iminwa ye yanyeganyegaga nk'usenga mu ijwi riciye bugufi. Izo nyamaswa z'agasozi ziramugwira, maze mu minota mike yari amaze gucagagurwamo uduce. Izindi nyamaswa z'agasozi nazo zarinjijwe zasimbagurikaga zizenguruka hose ahegereye uruzitiro. Zasimbukaga zishaka kurenga ibizitangira, maze mu burakari bwazo zirasakirana hagati yazo. Yari amakimbirane ateye ubwoba. Hagati muri izo nyamaswa, itsinda ry'abari imfungwa b'igitsina gore batagira kirengera bajugunywemo mu buryo bubabaje batategujwe. Ryari rigizwe ahanini n'abakobwa bakiri bato batambwe batyo kubwo guhaza ibyifuzo byo kuvusha amaraso bya rubanda rw'Abanyaroma. Ibyerekanywe byakabaye byarateye impuhwe umutima uwo ari wo wose muri wo. Imbamutima zose z'urukundo ntiziwushiremo, ariko impuhwe ntizagiraga umwanya i Roma. Bahinda umushyitsi kandi bafite ubwoba. Abo bakobwa bakiri bato bagaragaje gucika intege kwa kamere muntu igihe isakiranye n'urupfu mu ishusho iteye ubwoba cyane. Ariko nyuma y'umwanya runaka, ukwizera kwagaruye ubushobozi bwako, maze kubazamura hejuru y'ubwoba bwose. Uko inyamaswa zitegerezaga umuhigo wazo uri imbere yazo, maze zigatangira kwegera, abo bakobwa bafatanye ibiganza maze batunga amaboko yabo ku ijuru, batangira kuririmba indirimbo y'agahozo yazamukaga neza kandi iryoshye bitangaje bati, ku wadukunze udukunda, akatwuhagira ibyaha byacu n'amaraso ye, akatugira abami n'abatambyi b'Imana ariyo se, icyubahiro n'ubutware bibi by'iteka n'iteka. Haleluya, amina. Ni indirimbo mu Byahishuwe igice cya 1 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Umwe amajwi acecekera mu maraso, mu muniho n'urupfu. Umwe kuri umwe amajwi y'agahinda yivanze n'amajwi yo guhimbaza, maze ubwo bugingo bwiza kandi buto bwabaye intwari cyane mu mubabaro n'indahemuka kugeza ku gupfa, butwarira indirimbo yabwo kuzifatanya n'iy'abacunguwe iyo hejuru mu ijuru.